tubashimiye kubasanga ku muyoboro mwiza ari wo Kwizera TV Show. Tugiye kubagezaho amateka y'indirimbo ya 336 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Turabibutsa ko turi mu gihe cya Pentecote. Yesu ajya kugenda yasize abwiye intumwa ziwe yuko azaboherereza umufasha ari wo Mwuka Wera. Babisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 kugeza ku gice cya 2 hose wasome naho usanga izo nkuru. Uwo mwuka rero yaje kumutwoherereza. Nibwo ko iyi ndirimbo ivuga ku Mwuka Wera, Mwuka Wera w'Imana, Mwuka Wera w'Imana. Iyi ndirimbo yahimbwe nande? Yanditswe nande? Yaratuye he? Iyi ndirimbo yahimbwe na Daniel Iverson mu gihumbi hagati y'igihumbi 1890 n'igihumbi 1977. Yavukiye i Barnowswick muri Georgia. Daniel yasigiwe kuba umushumba mu itorero ry'Abapresbyterienne mu gihumbi 1914. Uyu murimo yawukoze imyaka 25 mu itorero ry'akarere i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Florida. Mu gihumbi 1962 Daniel yafatiye ikiruhuko cy'izabukuru mu mujyi wa Asheville. Muri iki gihe yatumirwaga kenshi n'amatorero atandukanye akajya kubigisha hamwe no kubahugura, kandi aha muri leta ya Carolina ni naho yasoreje ubuzima bwe bwo mu isi. Iyi ndirimbo yahimbwe ite? Uko yahimbwe, hari mu giterane cyari kiyobowe n'itsinda rya Georgia Stephen aho i Orlando muri leta ya Florida, kandi Daniel yari akirimo. Mw'iki giterane bigishije ku magambo y'Umwuka Wera dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 11:15. Nteruye amagambo, Umwuka Wera arabamanukira nk'uko natwe yatumanukiye bwa mbere. Nyuma y'amateraniro ya mu gitondo, Daniel yagiye wenyine mu rusengero rwari hafi aho, kandi akomeza kumva rya jambo rigize imbaraga muri we cyane. Hanyuma yicara iruhande rwa piano arasenga. Icyifuzo yari afite ubwo yari arimo asenga, yasabaga Umwuka w'Imana ngo amwuzure, amuganze mu gucuranga no kuririmba kwe. Akimara gusenga, amagambo n'umuziki byahise biza muri we mu buryo bwihuse cyane. Akomeza asaba Imana ngo imukomeze, imitunganye, yuzurizwe gukora umurimo wayo. Mu mugoroba abateranye harimo na rya tsinda riyoboye igiterane bafashijwe na ya ndirimbo iyo Daniel yari yahawe mu gitondo, ariyo iyi: Mwuka Wera w'Imana manukira ubu, mena, mbumba, nyuzura, nkoresha. Mwuka Wera w'Imana manukira ubu. Munyemerere dusoze dutekereza kuri ijambo dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 29 tugeze ku murongo wa 31. Kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uhe abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Umurongo wa 30, ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo ukize, ukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu. Bamaze gusenga aho bari bateraniye, haba umushyitsi, bose buzuzwa Umwuka Wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Imana y'amahoro ibuzuze Umwuka Wera. Amen. Turabibutsa kandi gukora subscribe kuri Kwizera TV Show, ni ingenzi. Mukande no kukazogera notification zose muzajya muzibona. Turabakunda cyane. Njye bageze nitwa King Sam. Njye bategurira anabagezaho n'ibibyegeranye.